yamuyemo yarasayuye maze amagarika kurutare. Bavandimwe, ndashimira Imana kuba ngeze muri aka kanya kugira ngo tugire ibyo tuganira bikomeye cyane ko turi no mu gihe gikomeye, ariko mbere ya byose reka tubanze turagize Imana gusenga. Ndagushimye Data mwiza, ndagushimira ko mwiza cyane wawe icyubahiro, waraturemye kandi ubwenge udushyira mu isi nubwo twacumuye, ariko muri ubwo buzima bw'icyaha watanze umwana wawe kugira ngo aducungure, maze kubw'umwana wawe tugira ibyiringiro byo kugira ubugingo buhoraho uhabwe icyubahiro. Ndagushimira ko ndi umuhamya w'ibyo ngibyo, kandi ukaba warangira icyizere kugira ngo nganire n'abantu bawe amagambo akomeye kuri uyu mwanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ufashe buri muntu wese uzakurikirana iyi videwo kugira ngo izatuma afata umwanzuro ku bw'ubugingo bwe, cyane ko tugeze mu isaha ikomeye cyane, maze benshi tuzazamuka iki kirere kandi bigiye ko vuba bidatinze tuzabana mu bwami bwawe. Ibi byose bisabye mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Mashyaka Samuel. Ndashima Imana cyane kwangira ubuntu, tukaba tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Pawulo niwe wavuze amagambo akomeye ngo iyo umuntu ari mu cyose aba ari cyamwigisha ibya kera bishize. Ko Imana yunze natwe binyuze mu mwana wa Yesu Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuba Imana yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi, niyo mpamvu nanjye ndahangaha kuko hari icyo Imana akorera ubugingo bwanjye. Ndifuza kubaha ku bantu bwanjye gatoya, ndaza kwihuta kugira ngo bidatwara umwanya munini. Amazina nababwiye ni Mashyaka Samuel. Nk'ubuzima nabayemo, wenda hari abazakurikirana iki cyigisho banzi, njyewe mu buzima bwanjye cyangwa se imibereho yanjye, nabaye umupolisi, nakoreye polisi y'u Rwanda, kandi nanize muri kaminuza ya polisi, Rwanda National Police iri hano i Musanze. Abahazi ubwo barabizi. Ariko mu kuhiga niga ibintu bijyanye na forensic science. Forensic science ni ibintu bijyanye no gukoresha siyanse umuntu kugira ngo habeho mu by'ukuri gusigasira ubutabera, hatanga ubutabera nyine bw'ubutabera, kuko ubutabera bugomba kuba ubutabera. Ubwo rero siyanse ishobora gukoreshwa cyangwa se hagakoreshwa n'izindi discipline kugira ngo habeho gutangwa ubutabera. Nicyo forensic isobanuye muri makeya. Nkaba rero mfite bachelor's degree muri forensic science, cyangwa se lisanse muri ibyo maze kuvuga. Hari impamvu mbivuze kuko muri iyi video cyangwa se muri iki cyigisho biraza kuba ngombwa ko dukoresha bumwe mu bumenyi bwa siyanse, kuko ijuru rigiye kumfasha kugira ngo dushyire ahagaragara ibiri kuba muri iyi saha ikomeye cyane, kandi hari no gukoreshwa siyanse. Ubwo niyo mpamvu rero nivuze muri ubwo buryo. Hanyuma muri ubwo buzima bwa gipolisi Imana arangendereye, ubwo hari 2018 mu ntangiriro z'umwaka, maze mbwirwa ubutumwa bwo kwiyunga n'Imana. Ubutumwa busirishwa n'ubuntu bwo kwizera ndabwakira, umucyo ukora mu bugingo bwanjye. Mbaho mu bundi buzima ndi mu gipolisi, ariko uwo mucyo mufite ubwo buzima, ariko biza kuba ngombwa nyine ko nkivamo bitewe n'umuhamagaro Imana yangejejeho. Ubwo rero reka mbonereho no kugira wenda uburyo nisegura cyangwa se mvuga iki kintu nkakibwira nka polisi y'u Rwanda, kuko wenda bashobora kuba baramfashe nkaho natorotse akazi cyangwa se nanze gukorera igihugu, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo yampamagaye irusha ubushobozi abariho bose, abami bo mu isi. Niyo yaremye polisi zose zo ku isi, niyo yaremye abantu bariho. Ubwo rero numviye umuhamagaro w'Imana isumba byose, bityo nyisumbisha ibiriho byose, ku buryo nahisemo no kwakira ingaruka z'imyanzuro nafashe. Ariko ndashima Imana kuko nezerewe cyane, kuko ndi mu buzima nishima Imana cyane kurenza ikindi gihe icyo cyose. Ubwo rero icyo ndakivuze. Turi mu isaha ikomeye, wenda turi buze kwihuta kugira ngo ngire ibyo nshyira ahagaragara.
turakoresha na siyanse, ariko tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo amabanga ya coronavirusi, umuburo ku banyarwanda. Amabanga ya coronavirusi, umuburo ku banyarwanda. Mbese ibi byaba bishatse kuvuga iki? Coronavirusi ni iki cyaba kibisha inyuma? Mbese mu by'ukuri byaba biri gukorerwa ikiremwa muntu byaba ari ibiki? Icyo kintu tugiye kukiganiraho kandi Imana iradufasha cyane. Rero mbere yuko wenda twinjira kuri coronavirusi n'uburyo iri gukoreshwa nk'intwaro muri iki gihe cya none ndetse giheruka, ndagira ngo mbabwire ko tugeze ku iherezo ry'ibihe cyangwa se iherezo ry'isi. Niyo mpamvu nifuje gukoresha ibyanditswe byera birushaho gukomera, kuko ni ijambo n'ubugingo. Bibiliya ni igitabo gitanga ubugingo. Igitabo gitanga ubugingo kirakomeye cyane. Abize cyangwa se abageze mu mashuri kiruta ibitabo byose umuntu yaba yarize, kuko ni ubwenge. Muri yo 28 niho havuga amagambo akomeye cyane ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byandiko kujijuka. Ntabwo nshireho iteka abize muri siyanse cyangwa se mu mategeko ndetse n'ibindi, ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo hari ubwenge buruta ubundi, ubu bwenge buboneka mu ijambo ry'Imana. Rero tugiye gukoresha Bibiliya kugira ngo turebe mbese tugeze hehe mu mateka y'isi, kuko Imana atanze ingengabihe igomba kugena ibihe cyangwa se kugaragaza aho ibihe bigeze. Iyo ngengabihe tugiye kuyireba. Mbese uyu munsi tugeze ryari? Buriya izuba rirashe umuntu aravuga ngo umunsi uratangiye ukajya mu mirimo, ariko iyo bigeze mu gicamunsi saa 6 uravuga ati rero umunsi nk'amanywa, day, icyo bita day, kigeze hagati, ugatangira guhindura ibyo ukora. Iyo bigeze saa 11 umenya ko nyine izuba rirenze, hari ibyo utari buze kubasha gukora nijoro. Hanyuma rero na Bibiliya ihishura ingengabihe y'uko imyaka igomba gukurikirana n'ingoma, bityo igahishura n'ingoma uko zigomba gukurikirana, n'ubwami bugomba gusoza ubundi bwami bwose, kandi ubu bwami ni ubwami bwa Yesu Kristo. Iyo tugiye mu gitabo cya Daniyeli, ubuhanuzi abantu barabutinya, ariko ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitaho. Igitabo cya Daniyeli byahishuwe biraduhishurira urukurikirane rw'ingoma zo mu isi, bikatubwira n'aho tugeze isaha uyu munsi wa none. Rero igitabo cya Daniyeli igice cya 8 niho hatubwira umurongo 23, hatubwira amagambo akomeye cyane. Hari umwami ugomba kwima mu gihe isi igeze ku iherezo. Uyu mwami agomba gukoresha uburyo bukomeye babwise ngo ni uburyarya. Abashishwe byose n'uburyarya kugira ngo ayobore abari mu isi, abayobye. Daniyeli igice cya 2 n'igice cya 7 hakaduhishurira urukurikirane rw'ingoma zigomba kubaho, maze zigaherukwa n'ingoma ya Yesu Kristo. Daniyeli igice cya 2, Daniyeli yabyeretswe urukurikirane mu gishushanyo kimeze nk'umuntu Nebukadinezari yarose, maze Daniyeli aragisobanura. Iki gishushanyo cyari gifite umutwe nk'uw'izahabu, igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'imibero byari umuringa, ndetse amaguru byari ibyuma, ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Urwo ni urukurikirane. Ariko mu gusobanura iki gishushanyo n'izi nzozi, reka tugihuze na Daniyeli igice cya 7, aho Daniyeli Imana yamusanze ikamwerekera urukurikirane rw'ingoma mu buryo bw'umwihariko, we ibimuha mu isura y'inyamaswa enye. Bishatse kuvuga ngo isi ifite ubwami bune bugomba kwiyobora, hanyuma nyuma yaho hagakurikiraho ubundi bwami, turaza kubibona. Ubwami bune rero yabweretse mu nyamaswa. Inyamaswa ya mbere yari intare, iya kabiri yari idubu, iya gatatu yari ingwe, iya kane yari inyamaswa iteye ubwoba ndetse yari ifite imiterere idasanzwe, kuko yafashe iby'isi irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja. Iyi nyamaswa ya kane, reka wenda tubihuze n'imyaka n'amateka. Amateka agaragaza ko ubwami bwa mbere ari ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni bwabayeho guhera muri 605 mbere ya Kristo. Bwamaze imyaka igera muri 66. Ubwami buza gusimburwa n'ubwami bwa Medi n'Abaperesi muri 539. Ubwami bwa Medi n'Abaperesi buza gusimburwa n'ubwami bw'Abagiriki muri 331. Ubwo nabwo bwasimbuwe n'ubwami bwa Roma, ubwami bwa kane mu 168 mbere ya Kristo. Ubu bwami bufite imiterere idasanzwe, kuko burimo ibice bibiri.
hari ubwami bwa Roma ariko mu buryo bwa politike cyangwa se mu buryo bwa Roma pagani, ubwami buzwi nk'ingoma y'abakayisari. Ubwo ngubwo bwarayoboye buva muri 168 bugera muri 47 muri 476 nyuma ya Kristo. Hanyuma nyuma yuko ubu bwami bwa Roma pagani, ubwami bw'abakayisari burangira, haje kubaho iki? Ubu bwami bwaje kugira indi sura, noneho buza mu ishusho ya Gikristo guhera muri 476 kugera muri 538 hari kubaka ikintu Daniyeli yabonye muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 24-25. hari ubwami bwiswe ubwami bw'agahembe. Ubwami bw'agahembe bwari budasanzwe kuko bufite imiterere idasanzwe cyane. Ubu bwami nibwo mvuga nk'ubwami bugize umugabane wa kabiri w'ubwami bw'abaroma bwa kane. Ni ubwami bwa Antikristo cyangwa se ni ubwami bw'ubupapa. Ndagira ngo rero kuko ubu bwami ari umugabane usoza amateka y'isi, kuko nyuma y'ubwami bwa kane nta bundi bwami buhari usibye ubwami ndibuze kubabwira, kandi ubu bwami nta bundi ni ubwami bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo tuze kureba kubiranga ubu bwami bwa kane. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25. Kimwe mu biranga ubu bwami bwa kane ni uko ubu bwami buzigira inama. Mwumve iki kintu, buzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Icya kabiri kiranga ubu bwami, Daniyeli igice cya 11:36. Uyu mwami wenda reka tuhasome. Uyu mwami hari ikigomba kumuranga. Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 36. Reka turebe ikigomba kuranga ubu bwami. Baranditse ngo azahagurutsa ingabo zose zonona ubuturo bwera n'igihome, bakwireho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayogesha kubashyenga. Ndagira ngo mukurikirane ibi ni ibiranga ubu bwami bwa kane. Umugabane w'ubwami bwa kane aribwo bwa Roma, ariko Roma ya Gikristo. Umurongo wa 37, uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza. Ikindi cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose. Ubundi iyi ni imitere cyangwa se ni ibiranga bihaye Imana. Kudashaka abagore, ibintu ni ibintu bitangaje, nta gushidikanya. Ubu bwami bwa kane ni ubwami bw'upapa, kandi turagenda tureba ibihamya bigenda bigaragaza neza ko ubu bwami nta gushidikanya ari ubwami bw'ubupapa. Mu kureba ibiranga ubu bwami, murambabarira nkoreshe igitabo cyitwa Ukuri Kuvugwe. Ni igitabo ariko ni amateka, buriya abize amateka cyangwa se uwayashaka ibi bintu yabibona, kuko amateka aranditse nubwo agenda ahinduka, ariko hari amateka ahari ubu ngubu yafasha umuntu gusobanukirwa iby'ibi ngibi turi kuvuga iby'ubuhanuzi. Igitabo cyitwa Ukuri Kuvugwe kuri page 61 hari ibintu bavuze biranga ubu bwami. Antikristo agaragaza ubwami bwatangiye muri 476, buriyubaka burakomera muri 538, ikinyejana cya 6 ni ubwami bwa Antikristo. Nyuma yaho turaza kureba ikintu bwakoze, ariko kimwe mu biburanga nk'uko twakomeje kubibona, yavutse mu gihe cy'inyamaswa ya kane, kuko twabonye ko inyamaswa ya kane ni ubwami bwa Roma bwatangiye mu 168 imbere ya Kristo, bugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Hanyuma rero ntabwo habayeho ubundi bwami butari ubwa Roma, ahubwo hari iyindi sura ubwami bwambaye. Niyo mpamvu hano bavuze ngo yavutse mu gihe cy'inyamaswa ya kane. Icya kabiri, byameze hagati mu mahembe 10. Aya mahembe 10 ni ayahe? Aya mahembe 10 ni amami yari ariho akomeye muri kiriya gihe muri 476. Aya mami yari ariho akomeye. Amaze gukomera byagenze bite? Mbese aya mami yabaraya? Wenda uwakiga amateka cyangwa se agasoma amateka, hari amazina bagiye baha aya mami yari ariho, kandi amateka tugaragariza ubwami bwa mbere. Aya mami yari akomeye muri kiriya gihe ubupapa buri kuvuka, kuko muri Daniyeli igice cya 7 hagaragaza uburyo mu kuvuka k'ubupapa k'ubwami bw'agahembe habayo kurandurwa k'amahembe 3. Ayo mahembe 3 nayo
turaza kuyabona. Ubwami bwa mbere muri aya mami 10 n'Abostrogoti, ubwa kabiri Abavigigoti, ubwa gatatu Abafranks, ubwa kane Abavandari, ubwa gatanu n'Abaswevi, ubwa gatandatu Abaramani, ubwa karindwi Abanglo-Saxon, ubwa munani Abaheruli, ubwa cyenda Abarombards, ubwa 10 n'Ababurgundians. Aya ni amazina y'amateka nyine ya kera, ariko uyu munsi hari andi mazina hari muri amami 10. Aya mazina cyangwa se amami yabara yahe? Ubu hari ibihugu mu by'ukuri bikomeye biyoboye isi, ariko ibi bihugu bigomba gutegekera munsi y'ubutware bw'ubwami bwa kane, aribwo bwami bwa Antikristo. Hanyuma ubu bwami ikindi kiburanga mu kuvuka kwabo bwahiritse ubu bwami bwari buriho bukomeye, maze burategeka butegekesha ubutware. Niyo mpamvu ikiranga cya gatatu kuri page 70 kuri igitabo kuri kuvugwe baranditse ngo ryameze nyuma yuko ayandi mahembe 10 abaho. Ayo mahembe 10 turayavuze. Icya kane ryagombaga kurandura amahembe 3. Aya mahembe 3 nayahe? Muri bwa bwami twavuze 10 bwari bukomeye muri kiragiye ubu papa buvuka, harimo Abaheruli, Abavandari n'Abostrogoti. Ubu bwaranduwe cyangwa se bwatsinzwe mu ntambara zagiye zibaho ubu papa b'u Rwanda. Ubu bwami bwigaruye cyangwa se bwatsinzwe n'ubupapa, ubundi ubupapa bugira imbaraga. Habayo kwiyubaka k'ubupapa muri 476 kugeza muri 538 nyuma ya Kristo. Ikindi kiburanga byagombaga gukomera kurusha yandi mahembe. Amateka agaragaza uburyo amahanga yose baba abami n'ibikomangoma bahindiraga umushyitsi imbere y'ubupapa, kandi na n'uyu munsi niko bimeze. Icya gatandatu byagombaga kuba rudasanana. Impamvu ubwami budasa n'ubundi ni iyihe? Nuko ari ubwami bufite isura ya politike, bukaba bufite n'isura iyobokamana. Ibyo bintu burabifatanya, niyo mpamvu ari ubwami bw'umwihariko. Icya karindwi byagombaga kugira amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye byo kugomera isumba byose. Ibi ni ibintu bitangaje, amaso asa n'ay'umuntu, ibindi bikorwa by'ubugira neza, kwitwara nyine ko mu by'ukuri papa ari umwami kandi akaba kuri iyobokamana ku isi. Akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana nta bindi. Muri Mariko igice cya 2 hari ibyabaye kuri Yesu akiza ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Abari baraho bavuze ko Yesu yigiranyije atutse Imana, kubera ko yaravuze ko Imana ari ibabarira ibyaha. Rero ubwami bwa kane ariko bw'ubupapa bufite ikintu cyo kubabarira ibyaha. Icyo nicyo kintu kiba gisohoye cyo kuvuga ngo ubu bwami bufite akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuma gutuka isumba byose, kwishyira mu mwanya w'Imana. Ubu bwami turagenda tububona ikiburanga. Muranyemera tugaruka muri Daniel igice cya 25 kuri bimwe nyine twabuvuzeho biburanga kwigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Mbese ibi byaba byarabayeho mu mateka mu buhe buryo? Hano mpafite ifoto, ariko ni amagambo yakuwe muri wowe nkurikira nomero 15. Ni igitabo kigaragaza urukurikirane rw'abapapa n'ibyo bagiye bakora. Reka nifatire ku mupapa cyangwa se nivugire ku mupapa witwa Silvestre wa mbere. Uyu nguyu yakoze iki? Uyu nguyu niwe wasizeho icyumweru. Ubundi iyo tugiye mu mateka y'itorero nk'uko biri bivuga, Yesu ari ku isi umunsi wo gusenga wari isabato. Hari ukuntu babatizaga mu mazi menshi, hari amategeko y'Imana bayagendera nk'itorero ry'intumwa. Ariko bigeze mu gihe ubupapa uri guhindura ibihe n'amategeko, habaho gukorwa kw'amategeko aho bahinduye n'umunsi wo gusenga bushyira ku cyumweru. Byakozwe n'uyu witwa Silvestre wa mbere. Byagenze bite? Uyu nguyu yavukiye i Roma, atorwa ku ya 31 z'ukwa mbere muri 314. Uyu nguyu yakoze iki? Yakoze ikintu gikomeye ngo kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa, yashyizeho icyumweru. Yacurishije ikamba ry'ikinyoma akoresheje umusumari. Yacurishije ikamba ry'icyuma akoresheje umusumari wo kumusaraba. Ku ngoma ye niho Kiliziya Mutagatifu Yohani
yabaye katedrali ya diyoseze ya Roma. Ariko icyo nashakaga ni iki ngiki, kugira ngo izuka rya Yesu ari ryo rikuzwa, washyizeho icyumweru. Impamvu yo kugira ngo isi imbaga nyamwinshi isenga ku cyumweru yabaye iyi, byakozwe n'ubupapa bavandimwe, kandi ubupapa bwari bufite intego yihe, nubwo babihaye isura nziza, ariko bari bari gusohoza ubuhanuzi bwo guhindura n'amategeko, kuko ntabwo Imana yigeze ivuga ko hagomba guhindurwa itegeko na rimwe mu mategeko y'Imana. Ku cyumweru ni umunsi wa mbere w'isabato, ndetse bo ubwabo barabyivugira. Hano mpafite Bibiliya ntagatifu, hari amagambo bavuze mu gitabo cy'abanyakorinto, abakorinto ba mbere igice 16. Reka dusome amagambo ari ku murongo wa 2. Ku munsi wa mbere ukurikira isabato, ariho ku cyumweru, buri wese ajya azigama icyo yashoboye gusagura, ku buryo mutazarindira igihe nzazira ngo mwegeranye amaturo. Icyo nashakaga, umunsi wa mbere ariho ku cyumweru, bo ubwabo barabyihamiriza muri Bibiliya ntagatifu ko ku cyumweru ari umunsi wa mbere. Ni umunsi wa mbere w'iki? Ni umunsi wa mbere w'isabato, nk'uko mubare batubwira ngo tujye tubara iminsi duhere ku wa mbere w'isabato. Rero mu guhindura ihe n'amategeko bahinduye icyumweru, ariko ndaza kubabwira ikindi kintu kiri kubaho uyu munsi. Wenda reka mpite nkivuga, ntabwo bahinduye amategeko y'Imana gusa. Itegeko rya mbere bararyibasiye, ntukuremere igishushanyo kibaje. Itegeko rya kane bararyibasiye, ndetse n'andi menshi bagiye bayahindura. Ariko noneho muri uyu munsi wa none, uyu mwami ari guhindura n'amategeko y'ibihugu na za guverinoma binyuze mu mategeko ya coronavirus. Wenda turaza kubigarukaho. Hanyuma uwitwa Papa Geregwari muri cya gitabo cyawe nkurikira, uhererekane rw'abapapa, habaye iki? Uyu nguyu Papa Geregwari niwe wahinduye karindiriye cyangwa se ingengabihe yari isanzwe ikoreshwa. Akora ibintu bikomeye, aho itariki ya 4 z'ukwa 10 1582 yahise kwayihindura iya 15. Iminsi yo hagati ntiyigera ibaho. Uyu niwe wahinduye ingengabihe yakoreshwaga. Niyo mpamvu byateye indi sura, ugasanga umwaka ugize iminsi 366 cyangwa se 365. Ibyo bintu byavuye he? Ni ugugerageza guhindura ibihe n'amategeko. Hanyuma ubu bwami bwa Antikristo bw'ubupapa bugomba gusiburwa n'ubuhe bwami? Daniel igice cya 2, reka tuharebe ubwami bugomba gusimbura ubu bwami bwa Antikristo, ubwami bwa 4 bwambaye isura y'ibyiyobokamana. Daniel amaze kwerekwa ibyazanyamaswa, kandi mu buhanuzi iyo dusomye muri Daniel igice cya 4 mu murongo wa 17 batubwira ko inyamaswa ari ubwami, tukabuhuza n'ubuhanuzi bw'igishushanyo Nebukadinezari yarose Daniel akakimusobanurira. Tubona ko mu by'ukuri ubwami buheruka bwa 4 bwagomba gusimburwa n'ubundi bwami. Mu buhe buryo? Daniel 2:34 urabyitegereza, ubwo yari kubwira Nebukadinezari umwami wa Babuloni ibyo yari yarose. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurika. Numva ikintu cyabaye nyuma y'ubwo bwami bwose. Tugeze ku bwami bw'ibirenge, ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umwana w'umuntu ryaramanutse maze ryikubita ku birenge, maze igishushanyo cyose kiramenagurika. Umurongo wa 44 haba iki? Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubwo bwami ni ubwami bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo babwire bavandimwe, isaha tugezemo ubwami buri bwose bugiye kugira iherezo, kandi ibyaha abantu bakora, ibyaha amahanga ari gukora, ibyaha abanyabyaha bari gukora, ibi byose biri kurundanwa imbere y'Imana, kandi bigiye kugera ku iherezo, bigiye kuzura igikombe aho Imana igomba gutangaza birarangiye. Hanyuma kugira ngo ubu bwami busoze, hagomba kuba ikintu kidasanzwe. Nuko hagomba kubaho igitero,
hagati y'abami babiri bahanganye. Nagira ngo mbabwire ubu bwami nubwo ari ubwami bwa antikristo, ariko hari icyo kigomba kubaho mbere yuko bugenza gute, mbere yuko busenywa cyangwa se mbere yuko burimbuka. Iki nta kindi, ubwami bugomba kugaba igitero ku bwoko bw'Imana. Ni nabyo dusoma mu gitabo cy'ibyigisho 13. Hari imbaraga ebyiri zigomba gukora, maze hakabaho ikintu kidasanzwe, ari igitero kigendereye ubwami bw'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana. Kuko mu isi hari intebe y'Imana. Intebe y'Imana igaragarira mu bwoko bwayo buri hano ku isi. Hanyuma iyi ntambara igomba kubaho, maze tukabona ubwami bwa Yesu Kristo bwimitswe, hakabaho ibuye rigomba kwikubita ku bami bose bo mu isi cyangwa se ku bwami bwa kane bwo mu isi, maze bugahanguka. Iyi ntambara iteye ite? Mbese irwanirwa hehe? Iyi ntambara irwanirwa mu isi. Iyo tugiye mu byashigisha 12:9 tubona ko hari intambara yatangiriye mu ijuru, aho Yesu ndetse na Luciferi waje kuba Satani bagize urugamba, maze Yesu arwana na Satani. Satani aratsindwa, ajugunywa mu isi. Ajugunywa mu isi, yakomeje urugamba rwe arukomereza mu isi. Hanyuma mu isi arurwanira mu biti, arurwanira mu bigori, mu birayi, cyangwa arurwanira he? Mu isi arurwanira mu bintu biriho byose ndetse n'umuntu. Iyo tugiye muri Matayo 16:22 harabiduhishurira, aho Yesu yarahishuye ko agiye kubambwa akazuka ku munsi wa gatatu, ariko Petero ntiyabyumva, amugira inama yuko ibyo bintu bidashoboka. Hanyuma Yesu amusubiza amagambo akomeye ngo mva inyuma, cyangwa se subira inyuma Satani. Petero aravuze, Petero uyu ni umwe mu bigishwa ba Yesu, ariko Yesu amusubije amagambo avuga ngo mva inyuma cyangwa se subira inyuma Satani. Bishatse kuvuga ngo iyi ntambara irwanirwa mu isi, ariko mu bantu. Hari abantu Satani akoresha arwana urugamba rwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze amagambo akomeye muri hano igice cya 8:44, abwira abafarisayo bamubazaga ibibazo, arababwira barafite imigambi yo kumubamba, arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo se ararikira cya Satani ararikira ari byo bakora. Ubwo bigaragaza isura y'uru rugamba, uburyo Satani ayirwanira mu muntu. Yohani yanditse amagambo akomeye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohani igice cya 3:8 n'igice cya 3:9, batugaragariza imigabane ibiri ko mu isi hari abanyabyaha n'abantu b'Imana. Abanyabyaha barangwa no gukora ibyaha, abo ngabo niho Satani akoresha arwana uru rugamba. Mu Bagalatiya hari ikindi kintu gikomeye. Noneho haduhishurira uburyo ubwoko bw'Imana nabwo bwitwara mu rugamba, bwo buyoborwa na Mwuka Wera. Ngo ni muyoborwa na Mwuka niho mutazakora ibyo kamere irarikira. Ibi byose ni bitugaragariza uburyo intambara irwanirwa mu bantu. Turi kureba intambara igomba kubaho n'isura yayo, tugiye kureba isura yayo mu mateka yayo mu bihe biheruka isi. Hanyuma ko tumaze kubona ko iyi ntambara igomba kubaho ndetse mu buryo bw'umwihariko mu gihe ubwami bwa kane buri kurangiza ibihe byabwo ku isi. Hanyuma ni bande bakiri bigenzi bari muri uru rugamba, cyangwa se ni izihe ngabo zihanganye muri uru rugamba? Hari impande ebyiri, uruhande rwa Satani n'uruhande rw'Imana. Reka turebe ingabo cyangwa se abakinnyi mu ruhande rwa Satani. Umukinnyi wa mbere ni ubupapa. Ibyahishuwe igice cya 13:1 kugeza ku 10 hatugaragariza iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Yari afite imiterere idasanzwe, yari afite imitwe 7 n'amahembe 10. Abazabisoma bazabona imiterere y'ubu bwami, ariko ikintu gitangaje iyo dusomye muri icyo gitabo nuko batubwira nko ku murongo wa 4 ko ubu bwami cyangwa se inyamaswa yavuye mu butaka. Mwibuka ko inyamaswa ari ubwami nk'uko muri Daniel igice cya 17 umurongo igice cya 4 umurongo wa 17 habivuga inyamaswa n'ubwami. Hanyuma ikiranga ubu bwami bw'ubupapa ngo bukoresha imbaraga za Satani, ikiyoka cyabuhaye ubutwari. Reka tuvuge undi mukinnyi wa kabiri, turi kuvuga ko bakinnyi ku ruhande rwa Satani. Rero wenda turaza kugenda tuvuga cyangwa se tugaragaza uburyo aba bantu barwanira Satani. Ntabwo nibasiye leta cyangwa se nshireho iteka ku bantu, ahubwo ibi ngibi turaza kubisobanukirwa. Ntabwo nshireho iteka amaleta, ntabwo nshiriye iteka abantu bari muri za leta, ahubwo turaza kugaragaza uruhare abantu bamwe bagira mu gusoza imigambi ya Satani. Ubwo uruhande rwa leta tubisoma mu byashiye 13:11,
aho tubona inyamaswa bavuye mu butaka. Iyi ngiyi y'amateka tugaragariza ko inyamaswa ishushanya ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubu bwami buhagarariye ayandi maleta yose yo mu isi. Byashije 17 umurongo wa 14 umurongo wa 13 n'uwa 14 hatugaragariza uburyo noneho ubwami bwose bwo mu isi buzahuza inama. Babisuze mu isura y'amami 10. Muribuka amami 10 nababwiye, amwe yabayeho mu kuvuka k'ubwami bw'ubupapa. Aya mami 10, uyu munsi hari ibihugu 10 bikomeye ku isi. Ibyo ngibyo bigomba guha ubutware ubwami bw'ubupapa. Turaza kubireba. Noneho umukinnyi wa gatatu ni urwinjiro rw'amadini. Turi kureba ku ngabo cyangwa se ku bakinnyi bagomba gukinira Satani umukino muri iki gihe giheruka. Urwinjiro rw'amadini cyangwa se amadini yishyize hamwe, amashyirahamwe y'amadini. Turaza kureba buri ruhande n'umukino ruri gukina. Ku ruhande rw'Imana reka mbivugeho gatoya. Ku ruhande rw'Imana abakinnyi bahari ni abera bisumba byose cyangwa abakiranutsi. Iyo tugiye mu byashije 12 umurongo wa 17 hatugaragariza uburyo Satani agomba kurakarira itorero akagenda ngo arwanye ubwoko bw'Imana bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana. Tubonye no ku ruhande rw'Imana. Byashije 14 umurongo wa 17 14 umurongo wa 12 n'uwa 13 nawe hatugaragariza uburyo ubwoko bw'Imana bugomba kuba bwitondera amategeko y'Imana, kandi bufite kwihangana kubera ko bugomba kugabwaho igitero na Satani akoreye muri abakinnyi maze kuvuga: ubupapa, za leta, urwinjiro rw'amadini. Ibyashe 17 umurongo wa 14 nubwo intambara ibihugu byo mu isi byose, ubupapa, leta n'amadini byose bigomba kwiriza hamwe bikarwanya ubwoko bw'Imana, ariko hatubwira ko ubwoko bw'Imana bugomba kunesha. Izina ry'Imana habwa icyubahiro. Hatubwira amagambo akomeye ko bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kandi n'abahamagaye batoranijwe bakiranutse bagomba kunesha. Ubu ni ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bwizeye insinzi no urugamba rutari rwarangiye. Umurongo ibyashe 12 umurongo wa 11 hatubwira noneho ikintu bagomba gukoresha ubwoko bw'Imana cyangwa se abakiranutsi kugira ngo baneshe ukwiyunga kw'izi mbaraga eshatu. Bagomba kuneshesha n'amaraso. Reka turebe buri ruhande uburyo buri gukina umukino wabo. Uruhande rw'ubupapa mu ntambara iheruka, hano banditse amagambo akomeye cyane. Roma ubupapa ntigihinduka. Akarengane yakoze mu gihe cy'imyaka y'umwijima, mu myaka yavuzwe muri Bibiliya nk'imyaka y'600 uhereye muri 538 ukageza mu 1298 izongera igakore ndetse ikore n'ibiruti byo yakoze. Buriya rero abantu bibeshya ku bupapa. Ubupapa bwakoze akarengane bwica abantu mu gihe bwari bumaze gufata ubuyobozi bwa politike ndetse n'ubwiyobokamana, bwisha abantu batavugaga rumwe nabo. Amateka arabigaragaza, ariko abantu ntabwo batekereza kuri ibi bintu. Nyamara inyandiko cyangwa se ijambo ry'Imana tubwira ko ubupapa butajya buhinduka, n'ubundi bugomba kongera gukora akarengane nk'ako bwakoze. Gusa ikizabaho mu isi y'imperuka harimo kwiyoberanya gutangara. Igihe ubwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'unyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Imbaraga zizaba zikomeye, ariko ntizaba arize ubwe, ni za Satani. Azarimbura bitangaje, azabashishwa byose ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azahunagurika ntawe umukozeho. Ayo magambo aboneka muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25. Nuko uwo mwami ari bwo bwami bw'ubupapa azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru, asumba imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana, yitagira ubutungane ndetse n'ibindi. Azishyira yizane kugezaho uburakari buzasohorera, kuko ibyo yagambira azabisoza, kandi uwo mwami ntazita ku mana zabasekuruza. Ya magambo nagarutseho nta gushidikanya, papa n'abihaye Imana nibo batita ku gushaka abagore. Ubupapa bwahinduye amategeko y'Imana, buhindura isabato, bisimbuza icyumweru, bukuraho umubatizo mu mazi menshi n'ibindi. Igihe isi yose izaba igendeye kuri ayo mategeko bwasizeho,
buyobowe na Satani, kuko twabonye ko mu byashize 13 mu wa kabiri ikiyoka ari cyo Satani cyahaye ubutware ubupapa. Satani abukoresheje azaba amaze kugera ku ntego ye yo kumuramya no kuzamura intebe ye ikagerageza gusumba Imana. Satani agomba gukoresha ubupapa kugira ngo azamure intebe maze agerageze kuyitereka Imana iteretse, nubwo icyo gihe azabona umunsi w'anyuma, kuko kurimbuka kuzata ko agukurikira byihuse cyane, kandi turaza kubona uburyo ibi bintu ari kubikora. Ibyo azabikora vuba aha, ndetse ari kubikora ahatira isi yose gukurikiza amategeko ye, harimo no gusenga ku cyumweru. Nabyo ni ibintu dutegereje. Hanyuma reka tujye ku ruhare rwa za leta zo mu isi. Mbiseguraho ntabwo ndi guciraho iteka za leta, kuko ndabizi ko mu nzego za leta muri politike harimo abantu b'Imana, ariko tugiye kureba mu mucyo wa Bibiliya w'ijambo ry'Imana uruhare rwa za leta muri intambara iheruka mu guhura Satani. Hari amagambo akomeye: kurinda icyahungabanya umudendezo wo gukurikiza umutimanama ni inshingano y'igihugu, ariko ubushobozi bwa leta ntiburenga urubibi ngo bwivange mu byerekeye imyizerere. Ubutegetsi bwa leta bwose bwo ku isi bugerageza kugenga cyangwa gushimangira ibigomba kubahirizwa mu myizere bukoresheje ubushobozi bw'ubutegetsi buba burenga ku ihame abakristo bemera inkuru nziza baharaniye mu buryo bukomeye cyane. Ari ikintu za leta zigomba gukora maze zikuzuza igikombe kandi zikaba zirenze urugabano. Ubundi leta ntabwo zemerewe kwivanga mu misengere ngo zishyiraho amategeko agomba kugenga imisengere cyangwa se abantu bagomba gukurikiza abasenga. Ariko umunsi wa none byaba bifitiye Yesu. Mbese abantu batekereje ibiri kubaho, imisengere, amategeko agenga abasenga yaba ari kuyoborwa n'abandi. Mbese ubu mu by'ukuri aritari cyangwa se uruhimbi rwaba rukihari kuri pasitoro gusa, cyangwa n'abashinzwe umutekano baruhagarara, mu gihe tubona imbaraga ya za leta ayiri kugenga imyizere, igashyiraho ibigomba gukurikizwa mu nsengero cyangwa mu buzima bwa gikirisitu. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye busohoye. Ikigomba gukurikira ibyo ni imvururu bitewe no kubangamira umutimanama. Ntabwo bitindaho. Hanyuma inyamaswa ya mbere akiza uruguma rwayishe, iyo ushatse kuvuga iki? Ubupapa bwarakomeye mu myaka y'umwijima, icyo isi yita dark ages, bwica abantu batavugaga rumwe cyangwa se batasigara nk'uko bwashakaga. Ariko haza kubaho ikintu cyabayeho mu gusoza kw'iyo myaka y'umwijima, aho umujenerali Berthier mu ngabo za Napoleon yafashe Papa Pio aramufunga. Ubwo Papa bwakomeretse uruguma mu buryo bw'iyobokamana, mu buryo bwa politike, mu buryo bw'iyobokamana buza gukomereka uruguma igihe Imana yatangizaga ubuguruzi bwari buyobowe na Luteri mu kinyejana cya 16. Mu mwaka w'1517 aho Luteri yagiye afata amahame agenga imisengere, gutsindisha n'uburuku bwo kwizera, ayamanika kuri kiliziya y'i Wittenberg. Maze ubwo ngubwo abasize ahagaragarira inyuma by'ubupapa buba bukomeretse uruguma rwica, ariko nyuma bwaje kubaho. Hanyuma ubupapa cyangwa se ubutegetsi bwagombaga kubaho, noneho bugafata imbaraga bukaziha Leta Zunze za Amerika. Kandi Leta Zunze za Amerika buriya igomba kubera icyitegererezo andi mwami yose yo mu isi, niko ubuhanuzi bugaragaza. Abami bose bo mu isi bagomba guhuza inama maze bagaha imbaraga zabo ubupapa buyoboye isi. Turaza kubigarukaho cyane. None reka turebe urundi ruhare rw'umukinnyi wundi wa gatatu ku ruhande rw'ingabo za Satani, uruhare rw'amadini. Mbese mu by'ukuri amadini ko ubundi yarashora iyobokamana azakoreshwa na Satani byagenze bite? Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Inyamaswa ishushanya Leta Zunze za Amerika. Ku murongo wa 14 iyi nyamaswa nihuse ibwira abari mu isi kurema igishushanyo cya nyamaswa ya mbere ari bwo bupapa. Icyo gishushanyo gihabwa guhumeka ngo kivuge kandi kishishe abatakira. Iki gishushanyo igishushanyo bishatse kuvuga iki? Igishushanyo gishushanya Roma. Kugira ngo tumenye iki gishushanyo nuko tumenya mbese uwo gishushanyo wameze ate. Mu kuvuka k'ubupapa byagenze gute? Nuko habayeho kwihuza kwa politike cyangwa se ubutegetsi bw'isi ndetse n'imisengere. Icyo nicyo Constantine yakoze mu kinyejana cya 4. Amateka arabigaragaza, urushaka zabisome cyangwa se namwe murabizi. Icyo yakoze nuko habayeho guhuza imisengere cyangwa se idini ndetse na politike. Uko niko kuvuka k'ubupapa.
buyobora politike mu by'amategeko buba burimo ariko no mu by'iyobokamana. Hanyuma igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se cy'ubupapa nuko tugomba kubona amadini nayo akorana n'imbaraga z'isi cyangwa imbaraga za leta. Icyo gihe amadini ya giprotestanti agomba kuba yiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa. Muri iyi minsi imbaraga satani iri gukora yitwaje indwara ya COVID-19, hagashyirwaho amategeko mashya agenga imisengere. Mu by'ukuri kwirinda corona ni inshingano ya buri wese, ariko ntago yari ikwiye kuba urwitwazo rwo gukuraho amategeko y'Imana. Mbese corona yakagombye kugira ibyihindura mu misengere tubona mu ijambo ry'Imana? Ni ikibazo gikomeye cyane, n'ubuhanuzi bwa gusohora. Hanyuma nk'uko biri bivuga, igishushanyo cy'inyamaswa ari rwo rwingiro rw'amadini cyangwa se impuzamadini mu Rwanda turabufite. Wenda bisigure reka mbivuge, mu Rwanda dufite RIC cyangwa se Rwanda Interfaith Council. Iyi ni inama y'amadini mu rwego rw'igihugu ariko ishinzwe guhuza imyizerere. Ariko igitangaje mu gihe tubona iyi nama ikorana cyangwa se urwingiro rw'amadini ukorana na leta, tubona ugukora kw'igishushanyo cy'inyamaswa kandi kigomba gukorera satani binyuze mu gushyira amategeko, ubundi abantu bose bagasabwa gusenga cyangwa se kuramya Imana bakurikije amategeko. Ikindi kandi bubaha abantu baratirwa gusenga ku munsi umwe ari wo ku cyumweru, isabato y'igihimba. Nubwo impamvu zitangwa zizaba zigaragara ko ari imibereho myiza y'abaturage, nko kubungabunga ibidukikije, guhangana n'ibyaduka byugarije isi no kuzahura ubukungu bw'isi bwatokombeye, ibyo byose bizaba ari urwitwazo satani akoresheje kugira ngo agere ku mugambi. Ibintu n'ubuhanuzi ariko bigomba gusohoka. Hari amategeko duhanganye nayo ya COVID, turaza kwireba mu ishusho y'ubuhanuzi n'icyo ari gukora. Ariko hagomba kubona ikindi kintu, aho isabato y'Imana igomba gukomeza gusiribangwa, noneho hagashyirwaho n'umunsi wo kuruhuka. Umunsi mu by'ukuri uzaba ufite isura nk'aho ari ugukemura ibibazo bituganye, wenda gukemura ibidukikije, ariko mu by'ukuri kuzaba ari ukuza igikombe mu kugerageza gukora amategeko y'Imana bikozwe na leta z'isi n'ubupapa ndetse n'urwingiro rw'amadini. Hanyuma tugiye kugera ku kintu gikomeye cyane, wenda turaza no kugisorezaho nk'intwaro aba bakinnyi bari ku ruhande rwa satani bari gukoresha kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana. COVID-19 urwitwazo satani akoresha mu kurwanya amategeko y'Imana. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima, imbaraga zizaba zikomeye, ariko ntizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye b'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Hano hari ikintu gikomeye. Mbese ubu buryarya bwaba bugaragara gute muri iki gihe cy'imperuka? Hari ibintu amategeko ya corona ahetse kandi biri kuba muri iki gihe, tugiye kubona uburyo biri gusohora. Icyambere, amategeko yose ya corona ari gushyirwaho ntabwo ari yose, kuko mu by'ukuri kwirinda corona ni byiza, abantu bagomba kwirinda icyorezo cya corona. Ariko se mu buryo bw'imisengere n'umudendezo w'umutimanama bwaba ari ubuhe buhanuzi buri gusohora? Iyo tugiye mu Migani 23:26 atubwira uburyo Imana ikorera mu mutimanama, aho Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane ngo mwana wanjye mu mutima wawe kandi ubwenge bwawe bwishimira amategeko yanjye. Imana ikorera mu mutima. Pawulo akavuga mu Galatiya igice cya 5:1 ko mu by'ukuri kwahamagara kuba umudendezo. Hanyuma se ko tubona muri iki gihe umudendezo w'umutimanama ubangamiwe, ubwo ni iki cyaba kiri gusohora? Coronavirus iri gukoreshwa mu kubangamira umudendezo w'umutimanama, kandi ibi ngibi bikaba bigiye gutuma hari ikintu gikorwa cyane kandi kigomba kubaho cyerekeza ku guhanguka kw'ingoma zo mu isi. Hari ibintu bigomba kubaho cyangwa se biri gusunikwa n'amategeko ya corona. Icyambere, turi kwinjira mu gihe aho ubwoko bw'Imana bugomba kubaho mu gihe cy'umuburo utarigeze kubaho, aho isi igomba kubaho mu buzima bwo gukoresha ifaranga rimwe, ifaranga rya electronique. Ibi ni bimwe
mu bintu biri gusunikwa n'amategeko ya COVID. Ifaranga rya electronique tukinjira mu cyo bita cashless society, aho abantu bagomba gukoresha imibereho ariko badakoresheje inote cyangwa se ibice, nta mafaranga cash akoreshwa mu mibereho yabo. Iyi si hari aho iri kwerekeza cyangwa se hari impamvu z'ibi bintu. Icya kabiri coronavirus cyangwa se amategeko ya corona agendereye muri iki gihe kandi byatangiye no gusohora kumvikanisha ingamba zo kubungabunga ibidukikije, ariko bagendere gukuraho isabato yo ku munsi wa 7 hagatangazwa isabato y'ikinyoma yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Turaza kubibona. Icya gatatu, coronavirus ihindura imikorere isanzwe y'umubiri. Turaza kubibona mu buryo bwa siyansi. Icya gatanu, coronavirus igomba gutuma isi igera mu gihe ishyira ubwoko bw'Imana mu karengane. Bavandimwe, turi mu gihe yiruka amateka y'isi, mu gihe ibiri gukorwa byerekeza ku guhanguka kw'ingoma z'isi, kandi Yesu Kristo agiye gutabara ubwoko bwe ariko guhanguka kw'ingoma zose zo mu isi. Niyo mpamvu buri muntu wese uri gukora iki cyigisho musaba kugikurikirana yitonze cyane ndetse akakigeza no ku musozo, kuko turabona mu inama n'ubundi bucakura cyane bwa Satani, bukomeye bwa Satani. Rero kugira ngo Satani arimbuke ni ugaba igitero ku bwoko bw'Imana. Turi kureba ku gitero kigomba kugabwa n'uruhande ruhagarariye Satani mu ntambara iheruka isoza amateka y'isi. Ibyaje 13 umurongo wa 16 kugeza wa 18 tuhabona mu by'ukuri igitero kigabwe ku bwoko bw'Imana cyangwa se ku isi yose. Ntabwo ari ubwoko bw'Imana gusa, kuko itera bose, aboroje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene nawe umudendezo n'abimbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'inyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ibi bintu biratangaje cyane, kandi amagambo n'amagambo agomba kwitabwaho kuko tugeze mu gihe ari gusohora. Hari ibintu bitatu bigomba gushyira isi mu gahato. Icya mbere ni ikimenyetso cy'inyamaswa, icya kabiri izina ry'inyamaswa, icya gatatu n'umubare w'izina ryayo. Hari agahato abantu bose bagomba gushyirwamo, ugasabwa kugira ibyo ubahiriza kugira ngo wemererwe kubaho, kugura no kugurisha. Agahato kagomba kuzanwa na kimwe ni icya mbere ni ikimenyetso cy'inyamaswa, icya kabiri izina ry'inyamaswa, umubare w'izina ryayo. Wenda mbonero no kubwira abanyamadini, wenda hari uburyo tugenda twiga ubuhanuzi, ugasanga abantu bagenda basobanura ubuhanuzi cyangwa se bategereza ubuhanuzi, kandi wenda rimwe na rimwe buri gusohora ikimenyetso cy'inyamaswa. Ahangaha benshi bibwira ko aricyo kigomba kuzana karengane cyangwa se kubuza abantu kugura no kugurisha gusa. Oya, ahubwo tubona ko ari imigabane 3. Hari izina ry'inyamaswa, umubare w'izina ryayo. None se niba utegereje ko ikimenyetso cy'inyamaswa aricyo kizabuza abantu kugura no kugurisha, kandi Bibiliya itubwiye ko abantu bagomba kugira kimwe muri ibi bitatu, cyangwa se bagomba guhatirwa kugira icyo bashyirwaho muri ibi ngibi, bishatse kuvuga ngo mu gihe kimwe kiri gukora isi izaba iri mu gahato. Rero ntidutegereze ikintu kimwe, kuko tubona ko n'umubare w'izina uzatuma abantu babuzwa kugura no kugurisha. Reka dukomeze. Mbese coronavirus iri gutuma abantu bajya mu buzima bwo gukoresha ifaranga rya electronique gute? Hari ikinyamakuru kimwe cyitwa CNBC, Consumer News and Business Channel, kigaragaza ko inote ari zimwe mu bintu bikwirakwiza virusi ndetse n'andi mabakiteri. Bityo rero igisubizo ni uko abantu bagomba gukangurirwa gukoresha ikoranabuhanga birinda gukwirakwiza virusi. Vuba cyane ubutunzi bwarundanijwe buzata agaciro. Mbese ibi ngibi byaba bifite iyihe ngaruka ku mudendezo w'umutima nawe? Buriya mu gihe amafaranga ashyizwe ku ikoranabuhanga, buriya abashyize muri control cyangwa se abashyizwe mu bubasha bw'umuntu ugenga iryo koranabuhanga, bikaba byerekeza ku gahato kazashyirwaho, maze abantu bakanabuzwa n'uburenganzira ku butunzi bwabo bari bafite, bityo abantu bakaremererwa cyane, ariko cyane cyane ubwoko bw'Imana. Vuba cyane ubutunzi bwarundanijwe buzata agaciro. Iyi tegeko rizasohoka ribuza buri wese kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa.
kuko icyo kimeze nk'inyamaswa ni icyumweru, ariko tukabona ko n'umubare w'inyamaswa nawe ugomba gushyira abantu ku gahato. Uyu munsi tukaba twarinjiye mu isi aho abantu bari kubuzwa kugura no kugurisha. Rimwe na rimwe abanyamadini bakumva ko bategereje gutangazwa cy'icyumweru aricyo kizazana ubuhanuzi bubuza abantu kugura no kugurisha, kandi twarabyinjiye. Impamvu nuko atari icyumweru gusa kizabushyira isi ku gahato, ahubwo n'umubare w'inyamaswa ariyo 666 uzashyira isi ku gahato, ubuza abantu kugura no kugurisha mu gihe batawufite. None si uyu munsi ubaye umeze nk'umuntu kurwanya ibiri kubaho gusa ubuhanuzi, kandi 666 iri gukora, byakugendera bite? Ubitekerezaho cyane. Mu ntambara ikomeye iheruka yo guhangana na Satani, abakiranukira Imana bazibona bimufasha bwose bw'isi, bitewe n'uko banga kwica amategeko yayo ngo bumvire ubutegetsi bw'abisi, bazabuzwa kugura cyangwa kugurisha. Satani ati kubwo gutinya ko babura ibyo kurya n'imyambaro, bazifatanya n'isi kugira ngo bice amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Abantu bose bari munsi y'amategeko abuza abantu umudendezo, abuza abantu serivisi, abuza abantu kugura no kugurisha. Kandi kugura no kugurisha ntabwo ari ibyo kurya gusa n'imyambaro, buriya no gukina serivisi yari yose. Mu by'ukuri icyo kintu kiruzuzwa kugura no kugurisha. Rero turi mu isi aho umudendezo ku muntu bangamiwe, aho abantu bari kuzwa amahirwe yo kugura no kugurisha mu gihe badafite ikimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'inyamaswa cyangwa se umubare w'izina ryayo. Ibintu biri gusohora. Rero wowe niba uri munsi cyangwa se uri inyuma y'iyi mbaraga ibuza abantu umudendezo, ngo nuko bakatakora ikintu kimwe cyangwa ikindi, ngo nuko batafashe urukingo rwa coronavirus, menya ko mu by'ukuri uri gukora icyo Satani ashaka, kuko Satani ashaka gutinyisha ubwoko bw'Imana ngo kubwo gutinya ibyo kurya, kubura ibyo kurya n'imyambaro, ahari bumuramye, ariko ntabwo bizashoboka. Ikindi mu bintu biri gusohozwa na coronavirus cyangwa se n'amategeko yayo, hari ukumvikanisha ugushyirwaho kw'icyumweru nk'umunsi rusange wo kuruhuka, baba abasenga cyangwa abadasenga, kuko ni umunsi vuba cyane tugiye kubona uje wambaye isura yo kubungabunga ibidukikije, ariyo sabato y'ibyaremwe nk'uko babivuga, aho inganda zigomba guhagarara. Muri ibihe bya corona habayeho zaguma mu rugo, bityo siyanse ikora ubushakashatsi ibona ko nubwo twari twugaruje n'icyorezo cya corona, ariko mu by'ukuri mu buryo bundi habayeho kubungabunga ibidukikije, kuko imyuka yahumanyaga ikirere yagabanutse. Niba imodoka zitaragendaga, inganda ntizikore, murumva se ubwo za carbone zanduza ikirere zitaragabanutse? Rero izi ngamba za corona zirimo kumvikanisha uburyo hakenewe guma mu rugo, aho ibintu bigomba guhagarikwa. Ni ibintu tugiye kubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru The New Times kigaragaza ko gufunga ibikorwa hafi ya byose, lockdown, byagabanuye ubumara bw'ikirere ku kigero cya 20 mu mujyi wa Kigali. Iyi nkuru yanditse ku itariki 8 z'ukwa 2020. Mu ngamba u Rwanda rwafashe ho gufunga ibikorwa hafi ya byose, guhana intera ndetse n'ibindi, nubwo byagize ingaruka ku buzima bw'abantu, ariko ngo hari inyungu byatanze ku kirere, ku kubungabunga ikirere. Rero mu gihe kigiye kuza hagiye gutanga impamvu zitangaje zigaragaza ko mu by'ukuri isi ikeneye guma mu rugo ngaruka cyumweru. Hari ikindi kintu Papa Francis yavuze cyasohotse mu kinyamakuru cya CNN kuri tariki 9 z'ukwa 2020. Papa Francis yatangaje ko icyorezo cya coronavirus ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko abantu birengagije ikibazo cy'ihindagurika ry'ibidukikije. Icyorezo cyabaye amahirwe yo kugabanya umuvuduko w'ibikorwa n'inganda ndetse n'ibikoreshwa nazo, nibwo buryo kandi bwo kwiga kumva no kurengera isi. Ahise ko abihuza ko mu by'ukuri corona itumye mu by'ukuri isi yiyubuswa ko yirengagije kwita ku bihindagurika by'ibidukikije. Mbese byabihuriye mwaba mwumva ibyinshi nyuma y'iki kintu. Imihindagurikire y'ibidukikije igisubizo cyayo, nubwo abantu bashobora gutera amashyamba n'ibyo, nubwo abantu bashobora guca amashashi n'ibyo, izo ngamba ni nziza, ariko ibyo bigiye guhinduka nka kwa kundi uwitwa Yona yari guhingira itarushishi, maze inkuge iterwa n'umuraba, maze bagerageza kuroha imitwaro mu nyanja, ariko ikibazo nticyakemuka.
byakemutse ari uko Yona afashwe akaroha mu ruzi mu nyanja. Rero bigiye kurangira n'ubundi igisubizo Papa Francis yifuza aricyo gishyizweho, aricyo gushyiraho guma mu rugo ngaruka cyumweru, ari byo tegeko rihatira abantu kuruhuka icyumweru, nkuko yabivuze mu rwandiko rwa Gishumba yasohoye muri 2015 yitwa Laudato Si ku ngingo ya 137, aho avuga ko isi ikeneye ikiruhuko kimwe, abantu bakajya mu gitambo cya misa, abantu bagasura imiryango yabo badakoresheje ibinyabiziga, reka bivuge gutyo, maze hakabaho no kubungabunga ibidukikije. Hari icyo ubuhanuzi buvuga, abanyacyubahiro mu matorero n'abo mu buyobozi bw'igihugu bazishyira hamwe ngo bahongerere, bahendahende cyangwa boshye abantu mu nzego zose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Nukuri amategeko mvajuru azasimbuzwa amategeko y'agahato. Kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gukunda ubutabera ubwabo. Abategetsi, abanyamategeko mu rwego rwo kwiyegereza abaturage bazubahiriza ibyo rubanda rushaka, bahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi. Mu ntambara igiye kuza vuba aha tugiye kubona ibyerekaniwe mu buhanuzi bw'aya magambo ngo ikiyoka kirakare wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 416. Abanyacyubahiro bazirengagiza amategeko y'Imana maze bashyireho itegeko rihatira abantu kuruhuka icyumweru, umunsi washyizweho w'igihimbano. Ibi tugiye kubibona ndetse mu by'ukuri amakuru turayafite n'uburyo bigiye kuza. Icyakane gikomeye cyane kandi gihishura uburyarya bw'umwanzi muri iki giheruka nk'intwaro Satani ari gukoresha, cyangwa se babakinnyi be, ubupapa, amadini ndetse na leta biri gukoresha kugira ngo bisoze ubuhanuzi kandi bikurura akarengane. Ni zimwe mu ngaruka z'urukingo rwa coronavirusi mu guhindura imikorere isanzwe y'ikiremwa muntu mu kwirinda indwara. Ibi tugiye kubireba. Mbese ubundi tugeze mu gihe mu by'ukuri abantu bari guhatirwa gufata urukingo rwa coronavirusi. Mbese mu by'ukuri urukingo ni iki? Icyaba kirishe inyuma y'uru rukingo, bumwe mu buhanuzi burugosozwa bitewe n'uru rukingo ni ibiki? Mbese haba hari ingaruka ibi bintu bifite ku mikorere isanzwe y'umubiri mu kurwanya indwara? Reka ibi ngibi tubibone, wenda ndihuta cyane, turakoresha n'umuco wa siyansi. Mbere yo kureba iki nkingo cyangwa se vaccines zimarira umuntu, turabanza turebe muri make icyo inkingo ari cyo. Urukingo ni uburyo abahanga bakoresha mu kongerera umuntu ubudahangarwa bwo kurwanya indwara. Ubu buryo ibyo bita urukingo, mu kongerera umuntu ubudahangarwa bwo kurwanya indwara. Ubusanzwe umuntu yaremanywe ubudahangarwa bwo kurwanya cyangwa kwirinda indwara, ibyo mu Cyongereza bita body defense cyangwa se immunity. Ubu ni ubudahangarwa bw'umuntu, niko umuntu aremye. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje, imuha ibyangombwa byose. Umuntu yubatse mu buryo ashobora kurwana cyangwa se guhangana n'udukoko twose, yaba virusi yaba bagiteri. Nuko Imana yamuremye. Hanyuma se byaje kugenda bite kugira ngo umuntu akenere inkingo zimwunganira? Turaza kubibona. Ariko binyuze mu nkingo muri iki gihe cya none, bitewe no gucika intege k'umubiri, abantu bagerageje gufasha umubiri mu guhangana n'indwara na bagiteri cyangwa se na virusi. Zaburi yaranditse, Zaburi 139 mu 14, Dawidi yari gushimira Imana uburyo yamuremye mu buryo butangaje. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje, afite imukwiriye byose. Rero reka turebe mbese uburyo Imana yaremye umuntu bumubasha guhangana n'indwara n'ubu. Hari uburyo karemano umuntu avuka. Umuntu wese avuka afite uburyo bumubashisha guhangana n'indwara, ari byo bigaragarira mu migabane 3, ari byo mu Cyongereza bavuze ngo ni physical barriers. Ibi ngibi ni ifasha umuntu mu kumurinda kuba hari udukoko cyangwa se ibyago cyangwa se hari icyamwangiza cyakinjira mu muntu. Aha ngaha tubonamo nk'uruhu, tukabonamo nk'ibitsike cyangwa se n'ubundi bwoya buri ku mubiri w'umuntu. Buri ibyo byose ni uburyo Imana yasizeho
bwo kumurinda udukoko cyangwa se kwangizwa n'indwara. Ubwa kabiri ni chemical defenses. Chemical defenses bishatse kuvuga iki wenda kuba atarize science cyangwa se kuba tumva ururimi rw'icyongereza. Ni uburyo noneho aho umubiri ukoresha utunyabutabire mu kwica udukoko twinjiye mu mubiri. Nk'urugero amarira. Buriya amarira ni uburyo bwo guhangana n'udukoko umubiri wifitemo ubwawo. Icya kabiri ni ibimwira. Icya gatatu ni aside iba mu gifu. Hari ibyo dushyira mu gifu byari butwangize cyangwa se bifite udukoko kwari butugireho ingaruka, ariko aside iba mu gifu ikaturwanya utwo dukoko. Uburyo bwa gatatu karemano nicyo bise ngo ni cellular defenses. Cellular defenses. Ahangaha ni uburyo noneho umubiri ukoresha uturemangingo fatizo selire mu kurwanya udukoko. Hari uturemangingo fatizo umubiri ufite dufasha umubiri mu kurwanya cyangwa se mu kwica udukoko twari bugira ingaruka ku mubiri. Hanyuma hari undi mugabane w'ubudahangarwa umubiri ufite cyangwa se ukora muri iki gihe cya none unyuze no gutera imbere aho hariho tekinoloji y'inkingo. Ubwo buryo nubwo bise ngo na adaptive immunity. Adaptive immunity ni iki wenda ku bantu batize science kandi wenda batumva icyongereza? Ni uburyo noneho umubiri wirwanaho bitewe n'uko uhuye n'agakoko maze ukakarwanya. Buri mu buryo bubiri. Hari uburyo umubiri uhura n'agakoko ukakarwanya, ariko hari n'uburyo noneho umubiri ushobora guhabwa abasirikare cyangwa se imbaraga ziturutse hanze. Hari icyo bita ngo ni active immunity. Ni bwa budahangarwa umubiri ukora cyangwa se abasirikare, reka mvuge muri iyi mvugo niyo yumvikana neza, umubiri ukora mu gihe uhuye n'agakoko maze abasirikare bakarwana n'ako gakoko. Ikindi nicyo bita ngo ni passive immunity. Ni igihe noneho umubiri uhawe abasirikare baturutse hanze. Reka tuvuge ku kintu, ni impamvu ki umubiri wakenewe kongererwa ubudahangarwa kandi Imana yawuremye ufite ubushobozi bwo kwirwanaho. Ibi byose ni ingaruka z'icyaha, kubera ko ahanini ibyo dushyira mu mubiri binyuze mu biribwa cyangwa mu binyobwa bitwangiza, kandi urebye neza usanga Imana ibinyuje muri Bibiliya yari yarabitubujije. Ikindi kandi ibikorwa bya muntu bigenda byangiza ikirere ndetse n'ibidukikije muri rusange, kandi ahanini ugasanga n'ibyo bikorwa binyuranyije n'ubushake bw'Imana. Uko ibikorwa bibi bikomoka ku cyaha byangije inyokomuntu. Igisubizo rero ko kuba umuntu akeneye ubudahangarwa nk'uko Imana yamuremye ni ukwihana. Ariko nyuma abahanga baje gushyiraho uburyo bwo gufasha umubiri mu guhangana n'indwara hashyirwaho icyo bita artificially acquired immunity, cyangwa se ubudahangarwa noneho umubiri uhawe wunganirwa utavukanye. Twavuga ko ari ubudahangarwa bw'umubiri ariko bw'ubukorano. Ubwo budahangarwa babuha umuntu binyuze mu guterwa inkingo, aricyo gikorwa kiri gukorwa muri iki cya none. Mbese inkingo zikorwa zite? Nk'uko OMS bitangaza. OMS ni umuryango uzwiho gushinzwe ubuzima ku isi. Ubitangaza hari uburyo butandukanye inkingo zikorwamo. Umugabane wa mbere bashobora kugutera uburozi, ibyo bise ngo ni antigene, bukomoka ku gakoko gatera indwara bari kugukingira. Iyo uburozi bugeze mu mubiri, umubiri ukora ubudahangarwa, abasirikare barwanya ubwo burozi. Baguteye uburozi antigenes bukomoka ku gakoko bari kugukingira, maze umubiri ukoza abasirikare barwanya ubwo burozi. Uburyo bwa kabiri ni igihe rero bashobora gufata agakoko bakagaca intege, noneho bakagatera mu muntu, umubiri ukabona ko ari umwanzi maze ukarwana nawe, ugakora abasirikare bo kukarwanya. Bityo ukaba witeguye mu gihe kizaza umubiri ukazahangana n'indwara isa n'ako gakoko. Aribyo bise ngo ni live attenuated infectious agents. Uburyo bwa gatatu ni tekinoloji nshyashya cyangwa se n'uburyo bugezweho, noneho bakoresha ingirabuzima ADN cyangwa se RNA.
Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Ingirabuzima ADN ni iki? Ingirabuzima ADN ni ububiko bw'imico y'umuntu, iyi mico duhabwa n'ababyeyi. Hanyuma se muri iki gihe ko isi yaba iri gukoresha ubu buryo ikora inshingo, byaba bifite izihe ngaruka? Mu nshingo zizwi nka RNA vaccines cyangwa se DNA vaccines, ndetse harimo n'iza coronavirus. Mbese ibi bintu byaba biteye bite? Byaba bitwerekeza he? Byaba bifite izihe ngaruka? Uburyo bushya bw'urukingo bukora bute? Batera mu mubiri intumwa itwara amakuru y'inyubakamubiri ariyo messenger RNA. Iyi ni intumwa itwara amakuru y'inyubakamubiri ifite amakuru y'indwara bari kugukingira. Iyi ntumwa bayitera mu mubiri, maze ikaba ifite amakuru y'indwara bari kugukingira, maze iyi ntumwa yagera mu mubiri ikabwira umubiri uburyo ugomba gukora igisa n'indwara bari kugukingira. Turaza kukibona aricyo cyitwa inyubakamubiri, mu cyongereza bitwe ngo ni spike proteins. Izi spike proteins ni iki? Spike proteins izi ni inyubakamubiri cyangwa se proteine virusi iba ifite ya coronavirus, ndetse abakunda kuyibona bayibona nko kwitangazamakuru babona ko virusi ari nk'akantu kameze nka baro cyangwa se kakabumbe ariko gafite uduhwa. Utuduhwa nito twa spike proteins. Hanyuma mu gikorwa kiri kujya mbere cyo gukingira abantu, icyo bari gukora ikintu kidasanzwe gikomeye kandi kigira ingaruka ku mubiri, wenda turaza kumibona. Bafata intumwa ya messenger RNA. Iyi ntumwa bakayiha ubutumwa bufite amakuru yo gukora izi spike protein cyangwa se izi nyubakamubiri zigize virusi, arizo zigaragara nk'uducumu twa virusi. Aya makuru akajya mu mubiri, maze yagera mu mubiri, umubiri ukayasoma ugakora izi nyubakamubiri arizo za spike proteins, maze izi nyubakamubiri zigahita zigaragara mu mubiri nk'ikibazo. Ibintu birakomeye cyane, kandi turabona ikiremwa muntu kiri kwerekera mu isi ikomeye, aho tugomba kuzahura n'ingaruka zikomeye cyane, ahari zitanazwi, ariko n'ibintu biremereye cyane. Ndagira ngo wenda tubanze tuvuga kuri iyi ntumwa ya messenger RNA ikoreshwa mu nkingo zimwe na zimwe, wenda turi buze kubona. Iyi ntumwa ikorwa ite? Ubundi iyi ntumwa ikorwa bagendeye ku ngirabuzima ADN. Iyi ngirabuzima ni itanga iyi ntumwa ya messenger RNA. Bamara kuyikora muri laboratwari, maze bakayiha ubutumwa butwaye ya nyubakamubiri bita cyangwa se bise spike protein, yayindi itanga twa ducumu turi kuri virusi inyuma. Hanyuma bigenda bite? Iyo bagutera urukingo baba baguteye iki? Iyo baguteye urukingo rwa Pfizer cyangwa se Moderna, baba baguteye iyi ntumwa ariko iherekejwe n'ibindi bintu batatubwiye, ibyo bise ngo ni nanoparticles. Yo igeze mu mubiri bigenda bite? Ibwira umubiri, serere z'umubiri gukora izi nyubakamubiri za spike protein twaduhwa virusi yambara. Yimaze gukora utuduhwa turagenda tukamera kuri serire z'umubiri z'umwihariko zabugenewe mu gukora muri iki gikorwa. Ibyo mu cyongereza bise arizo wenda basomyi cyangwa se abahanga ahumva ibintu wenda bize science bazita ngo ni dendritic cells. Izi ni serire zo mu mitsi. Yo mpamvu batera urukingo mu rutugu. Ahangaha haba mwizi serire zitwa dendritic cells. Izi serire zikora iki? Iyi ntumwa ya messenger RNA izigezemo, icyo zikora ni iki? Ziyijyana ahantu hagomba gukorerwa ibi bikorwa. Abazasoma bazasanga ko ahantu ngo naho bita muri lymph node, ntabwo mbijyamo cyane. Hanyuma igikurikiraho ni iki? Bafashe serire cyangwa se ingirangingo fatizo, bayiteyemo iyi ntumwa ya messenger RNA. Iyi ntumwa ya messenger RNA ihita ko ibwira serire y'umubiri gukora za proteine
za zindi z'uduhwa tuboneka kuri virusi, maze utu duporoteyine twamara gukorwa cyangwa se utuduhwa tukagenda tukaba umwambaro w'izi serire z'umubiri. Mandi magambo, bafashe inyubako mubiri z'umubiri bazambitse uruhu rwa virusi, reka mbivuge gutya. Hanyuma yo zimaze kwambara utuducumu, umubiri utubona ko izo serire zahindutse virusi, coronavirus, maze umubiri ugakora abasirikare bo kurwanya izi serire. Abo basirikare nabo bita antibodies bakaza basenya cyangwa se bica za serire zambaye umwambaro wa virusi. Ni ibintu bikomeye cyane, ndagira ngo misubiremo kugira ngo mubyumve neza. Bafashe intumwa ya messenger RNA bayiteye mu mubiri, serire zitwa dendritic cells cyangwa se uturemangingo fatizo zitwa dendritic cells. Turagiye duhise ko dufata ya ntumwa dusomye ubutumwa buyiriho. Ubu butumwa nubwo gukora twa ducumu two kuri virusi za spike protein. Hanyuma izi spike protein zamara gukorwa zikagenda zikaba umwambaro w'inyuma wa za serire zitwa dendritic cells z'umubiri. Utwo ducumu tukaba ikibazo mu mubiri. Noneho umubiri ukabona ko za serire zahindutse virusi zambaye umwambaro wa virusi, ubundi umubiri ugakora abasirikare bo kuza kurwanya izo serire. Mandi magambo, murumva ikiba gikozwe. Ntabwo ari virusi umubiri uje kurwanya, ahubwo umubiri uje kurwanya serire z'umubiri cyangwa ingirangingo fatizo, uturemangingo fatizo tw'umubiri twambaye umwambaro wa virusi. Mandi magambo, umubiri uri kwisenya. Hanyuma urukingo rwa messenger RNA barukora bate? Urukingo rwa messenger RNA uburyo barukora, bafata virusi ya corona bagakuramo amakuru atuma iyi virusi igira twa ducumu cyangwa se za spike protein. Bamara kuyakuramo bakayashira kuri messenger RNA cyangwa se ya ntumwa ya messenger RNA. Bamara kuyishyiraho bwa butumwa, iyi ntumwa ibiri mu rukingo batera umuntu, nubwo hari n'ibindi bintu bifasha urukingo ndetse batanatubwira hanini. Bamara gutera urukingo mu mubiri, nicyo bagutera urukingo mu mubiri, ari byo noze mvuga, umubiri ugakora kwa ducumu, utwo ducumu tukaba umwambaro wa serire z'umubiri zabugenewe. Ubundi umubiri ukaza urwanya izo serire zambaye uruhu cyangwa se zambaye umwambaro wa virusi. Uko niko bakora urukingo rwa messenger RNA. Urwo rukingo rwa messenger RNA rukorwa muri ubwo buryo. Nizo nkingo bari gutera abantu zitwa Pfizer na Moderna. Hari ubundi buryo, urukingo rwitwa ngo ni viral vector vaccine. Viral vector vaccine, urukingo rwo rukorwa gute? Urunguru rutandukanye n'urukingo rwa messenger RNA vaccine. Uru rufite ubuhe mwihariko? Bafata noneho amakuru akoye kuri virusi akora twa ducumu nababwiye twiswe spike protein. Noneho ayo makuru bakayatera muri virusi, bise ko ari virusi itagira ingaruka ku mubiri. Hanyuma iyo virusi akaba ariyo bashyira mu rukingo. Hanyuma urwo rukingo bakarutera umuntu. Bayandi magambo, bafasha amakuru kuri virusi ya corona bayashyira ku yindi virusi itagira ingaruka ku mubiri. Hanyuma iyo virusi itagira ingaruka ku mubiri ariko ifite amakuru yakuwe kuri corona bayiteye mu mubiri. Baguteye virusi ifite amakuru ya corona ya yandi atuma corona igira twa ducumu. Virusi ya corona igira twa ducumu. Byagera mu mubiri, umubiri za serire zabugenewe zigakora cyangwa se zigasoma ubutumwa cyangwa se zigatuma ya virusi igaha amabwiriza serire z'umubiri cyangwa se ingirangingo fatizo z'umubiri, maze zigakora twa ducumu ari two bita spike proteins. Maze utwo ducumu tukaba umwambaro wa serire z'umubiri nanone. Hanyuma iyo serire z'umubiri zimaze kwambara utwo ducumu twa spike proteins, niho umubiri ukora abasirikare bo kuza kurwanya izo serire z'umubiri ariko zambaye umwambaro wa virusi. Mandi magambo, niba uri kubyumva neza, uturemangingo fatizo tw'umubiri twahinduriwe inyito cyangwa se twahinduriwe isura tugirwa virusi, kwambara isura ya virusi, maze umubiri uza kuturwanya. Umuntu yakibaza, mbese ko tubona ari serire z'umubiri cyangwa se ingirangingo fatizo z'umubiri ziri kurwanywa cyangwa se ziri kwicwa kubera ko zamaze kwambara uducumu twa virusi,
ibi bintu bihagarara bigenze bite? Mbese ibi bintu byaba bigira iherezo? Mbese ibi byaba biba controled gute? Ibi bintu byaba bigengwa n'iki kugira ngo hari umubiri udakomeza kwisenya kugeza n'umuntu ashize mu mwuka? Icyo ukibaze kandi nanjye nkibaza. Ubundi buryo bw'urukingo, ubwo buriya buryo maze kuvuga bwitwa viral vector vaccine, harimo inkingo nka Johnson & Johnson, hakabamo na AstraZeneca n'urukingo rwa Oxford University. Izo ni inkingo bakora bafasha amakuru ya virusi ya corona bakayatera mu yindi virusi itagira ingaruka ku mubiri nk'uko babivuga, bakabitera mu muntu, maze umubiri ugakora ikintu gisa nka virusi mu mubiri, maze abasirikare b'umubiri bakaza kukirwanya. Ubundi buryo nubwo bise ngo ni protein subunit vaccine, aho bafata amakuru akoye kuri virusi bakayatera muri bakteri, reka nivugira icyo, maze bamara kuyatera muri bakteri kagenda noneho igasoma ubwo butumwa, igakora twa ducumu two kuri virusi ariko twise spike protein. Izi spike protein noneho bakazishyira mu rukingo, akaba arizo baguteye. Ntibaguteye messenger RNA intumwa, ntibaguteye virusi ifite amakuru ya virusi ya coronavirus, ahubwo baguteye noneho twa ducumu twamaze gukorwa na bakteri, twa ducumu ariko twiswe spike proteins, tukagera mu mubiri. Bavandimwe, ko baguteye uducumu mu mubiri, mbese biragenda bite nitugera mu mubiri? Iyo tugeze mu mubiri turagenda tugahita ko tuba umwambaro wa serire z'umubiri zabugenewe mu gukora iki gikorwa. Kwamara kuba umwambaro w'izi serire, ubundi umubiri ukabona ko ari umwanzi witwa coronavirus waje, umubiri ugakora abasirikare wo kurwanya izo serire z'umubiri zamaze kwambara utu ducumu twa coronavirus. Ni ibintu bitangaje, ikiremwa muntu kiri kwerekera ahantu hakomeye cyane. Ibi bintu iyo mbyize mbona mu by'ukuri ari ikintu gitangaje. Wenda n'abandi bahanga musesengure murebe imikorere y'izi kingo, ko mbona ari serire z'umubiri cyangwa se uturemangingo fatizo duhindurwa virusi, maze umubiri ukaturwanya. Ubwo ibi bintu bizahereza. Reka mvuge ikindi kintu gikomeye. Mu mwaka w'1980 hari ikipe yakoze ubushakashatsi mu kigo cyitwa ikigo cya Pasteur, cyitiriwe Pasteur. Bagaragaje ko mu by'ukuri ubudahangarwa bw'umubiri, iyo umuntu umubiri huye n'agakoko, ubudahangarwa bw'umubiri purusa cyangwa se ijanisha rya 98 umubiri ubu bwifitiye. Hanyuma ubundi bwunganizi, ubwo ni purusa ebyiri, kandi muri ubwo bwunganizi bwa purusa ebyiri niho hazamo n'inkingo. Mu yandi magambo, umuntu afite ubudahangarwa cyangwa se afite ubushobozi bwo guhangana n'udukoko ku kigero cya 98, ibindi byose byo gufasha umubiri biri muri purusa cyangwa se ijanisha rya kabiri. Hanyuma se aho tugomba gushyira imbaraga ni he? Kuri ubu buryo karemano ko tubona n'ubundi ari purusa 98, ugasanga imbaga nyamwinshi ishyira imbaraga muri purusa ebyiri, ubwo mu by'ukuri ahari twaba turi gukora ikiri cyo. Abantu bakagombye gushyira imbaraga ku budahangarwa karemano bw'umubiri, kuko n'ubundi bifitemo purusa 98 zo guhangana n'udukoko. Hari amagambo akomeye wenda tugenda kugera ku musozo tugiye gusoma agaragaza uburyo igisubizo isi ikeneye. Ntabwo mu by'ukuri abantu bakagombye kwanzura ko igisubizo cya mbere guhangana n'indwara cyangwa se kukongera umubiri ubudahangarwa ari inkingo, ahubwo bakagombye gutekereza ku bintu ngiye gusoma hano muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, kuri page 325, icyigisho cya 29. Baranditse ngo uburyo bw'Imana bwo kuvura. Hariho uburyo bwinshi bwo kuvura, ariko kandi hariho uburyo bumwe rukumbi Imana yemera. Ubuvuzi bw'Imana ni uburyo bumwe bworoheje dusanga mu byaremwe, budasaba imbaraga nyinshi kandi ngo buce intege imikorere y'umubiri binyuze mu miterere yabo. Umwuka mwiza, isuku, indyo itunganye, ugutungana k'ubugingo no kugira Imana no kwiringira Imana ni uburyo bwo kuvura abantu ibihumbi byinshi bapfa nyamara bari babukeneye. Hari ikintu batubwiye, ikintu cyaza nk'igisubizo cyo gufasha umubiri, barakitubwiye hano. Ni umwuka mwiza,
indyo yuzuye isuku ndetse no kwiringira Imana. Ibi ngibi nibyo biha imbaraga uburyo Imana yaduhaye karemano kandi burwanya indwara ku kigero cya 98 nk'uko abashakashatsi babigaragaje. Yesu Kristo yabonye mbere hose ko ubutegetsi budakwiriye bwari wowe n'abanditsi n'abafarisayo butari kurangiriraho budatatanyije abayuda. Yarebeshaga amaso ya gihanuzi akabona umurimo wo kwishyira hejuru k'ubutegetsi bw'umuntu bushaka no kugenzura umutima nama w'abantu. Ibintu bitangaje. Ubu ni ubuhanuzi. Aya magambo boneka mu ntambara ikomeye paje 416 na 419. Agahato tubona ntabwo komuka ku Mana, ahubwo icyo batubwiye nuko zaba za leta y'amadini bakoresha agahato kugira ngo babangamire cyangwa se bategeke umudendezo w'umuntu. Igihe Imana yaremaga Adamu na Eva yabahaye ibyangombwa byose, ntabwo bari abantu barwara, ariko icyaha bitewe n'ingaruka zacyo byatumye bacika intege, biba ngombwa ko bakenera cyangwa se umuntu akenera ubwunganizi bunyuze n'icyo abahanga bagezeho cyitwa inkingo. Nk'uko bigaragara mu magambo yavuzwe haruguru, coronavirus ni bimwe mu buryo Satani ari gukoresha ngo umugambi wo gukuraho amategeko y'Imana mu bantu ugerweho. Yateguye ingamba zizaba zisa n'igisubizo ku bibazo isi ihanganye nabyo, nyamara izo ngamba zigamije kurimbura amategeko y'Imana mu bantu. Ubwo isabato izaba ibaye intandaro idasanzwe y'urugamba rwa gikristo, maze amadini n'ubutegetsi bw'isi bikifatanyiriza hamwe guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, ariwo dimanche. Umubare muto bazinangira bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka bazahinduka ibishungero mu isi. Hazategekwa ko izo nkewe zihangara kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero na leta. Ubwo ni bwa bumwe bw'idini na leta aricyo gishushanyo cy'inyamaswa zidakwiye kwihanganirwa, ko ahubwo ibyarushaho kuba byiza ari uko bababazwa kuruta uko isi yose yajya mu rujijo ndetse ikajya no mu kaga. Ibi ni ibintu bigomba kubaho kandi n'inzitwazo zigomba gutangwa kugira ngo ubwoko bw'Imana isi ibuhagurukire. Rero iki kintu mu cyumba ubu coronavirus itumye abantu babura umudendezo. Abantu bima amahirwe yo kugura no kugurisha cyangwa se guhabwa serivisi bitewe n'uko batubahirije iki siri kubasaba. Niyo mpamvu ari uburyarya umwanzi akoresheje kugira ngo yibasire ubwoko bw'Imana mu minsi y'imperuka. Kandi nk'uko twanasobanukiwe n'imikorere y'inkingo, tubona ko ubwazo niyo ugiye mu bumenyi bwa siyanse, mu by'ukuri ibi bintu bifite ingaruka mu gihe kizaza ndetse n'abantu batazi. Kuko igikorwa muri izi nkingo nuko bahindura uturemangingo fatizo tw'umubiri bakatwambika isura ya virusi, maze umubiri ukaturwanya. Mbese umubiri wirwanyije umwaka udahagarara, murumva ugukirwa mu cyaba kigezeho. Rero turi gusoza, hari inama agira ngo mbe buri muntu wese. Tugeze mu gihe gikomeye cyane kandi iki gitero kigabwe ku bwoko bw'Imana kigomba gutuma Daniel 12 Mikayeli ahaguruka maze akarengera ubwoko bw'Imana, maze ubwami bwose bwo mu isi bugahanguka. Hari inama rero mpa buri muntu wese. Ndayiha abanyepolitike, abapolisi b'u Rwanda, abasirikare ndetse n'inzego z'ubuyobozi zigiye zitandukanye. Ndabaha inama ikomeye ko mu by'ukuri aka kanya buri muntu wese no gutekereza neza. Mbese ko turi mu modoka, turi mu isi y'agahato aho abantu batari kubahiriza uburenganzira bw'umuntu. Mbese ahangaha abantu ntibaba baguye mu kibazo cyo kuba bagiye gukora akarengane k'ubwoko bw'Imana, kandi mu by'ukuri icyo bari gukora bibwira ko ari ikintu cyiza. Kuva igice cya 15 mu 26 turavuga ngo, arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora bitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Numve inama ijambo ry'Imana ritanga. Buri abantu bubashya amategeko y'Imana ntabwo batezwe indwara zabayeho kubera ko isisha amategeko y'Imana. Nibyo musoma cyangwa se wanasoma mu Yesaya 24. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Tugeze ku iherezo ry'isi. Buranagira ngo mbabwire, kubangamira umudendezo w'umuntu ni nko gufata
icyicaro cy'Imana ukagikura mu isi. Mbese byagenda bite ufashe perezidansi muri village Urugwiro ukayifata ukayitwika ubundi ukavuga ngo ntacyo twaye abanyarwanda? Uri ubukoze ikintu gikomeye cyane. Rero kuba umuntu abangamiwe nta mahitamo agifite nuko baba bimuye cyangwa se barimbuye icyicaro cy'Imana mu muntu, nicyo baba bari kugerageza gukora. Rero Imana ntabwo izigira iha umuntu wari wese icyubahiro cyayo, ahubwo igomba guhaguruka maze igatabara. Rero ndagira ngo mbagire inama kandi ijambo ry'Imana ribagira, umunsi w'umwami uri hafi. Ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye cyane, maze ibyishingiro ibi byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira, nuko ibyo byose bizayengeshwa bityo. Yewe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Mbese ko byose bigiye kugira iherezo, ko Imana itari bwihanganira ibi bintu, ko Imana itari bwihanganira ubwoko bw'Imana gukomeza gutotezwa igiye kubutabara, kandi ibiriho byose biri gutuma abantu bategurira Imana bikaba bigiye kwengeshwa no gushya cyane. Mbese ntitwakagombye guhitamo Imana tukihana? Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibona bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze habaho umunsi uzabatwika bashire. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abo izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro. Malaki 3:19 kugeza 20. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Imana ishimwe cyane. Reka buri muntu wese uzakurikirana iki cyigisho ndamusabira, kuko dusigaranye agahe gato cyane, imbabazi zikarangira kandi Imana igatabara ubwoko bwayo, bityo akabaho gucirwaho iteka umunyabyaha wanze kwihana, kugira ngo ufate umwanzuro maze wihane. Nubwo mu by'ukuri biragaragara ko ugiye kubura imibereho kubera ko ugiye kwifatanya n'ubwoko bwanzwe mu isi, ariko Imana iratabara. Rero mu rwego rwose wabukoramo, abanyepolitiki, inzego z'umutekano, polisi ndetse n'abasirikare n'abandi, ndabinginze kugira ngo mwitandukanye n'imbaraga irwanya ubwoko bw'Imana, ahubwo mumenye ko murimo gusoza ubuhanuzi kandi muri gushyira mu bikorwa ibyo Satani yishakira, mu gihe muri kubuza abantu umudendezo wo guhitamo. Imana ibagire neza, ibafashe kugira ngo mu by'ukuri mufate umwanzuro ukwiye wo guhera mu ruhande rwayo. Nibyo mbasabira kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mureke dusenga. Turagushimye Data mwiza, reka tugushimire amagambo tumaze kwiga, reka tugushimire uburyo ushyize ahagaragara bimwe mu bintu ahari tutari tuzi, kugira ngo tugire amahitamo meza. Tubonye ko isaha tugezemo ari intambara iheruka amateka y'isi, aho imigabane ibiri ihanganye, ku ruhande rwa Satani ndetse no ku ruhande rw'Imana. Ku ruhande rwa Satani tukaba tubonye abakinnyi b'ingenzi bari kumurwanira, aribwo bupapa bwagize ikintu cyo guhindura amategeko y'Imana, bukaba buri gufatanya na za leta mu kubangamira umudendezo w'umutimanama ndetse n'amadini adasigaye. Ndakunyuze kugira ngo ubashishe buri muntu wese wumvishe iki cyigisho cyangwa se wumvishe amagambo, kugira ngo yitandukanye n'izo mbaraga maze yihane aguhindukirire. Kandi tubonye n'urundi ruhande rw'ubwoko bw'Imana bugomba kurwanywa ndetse ukagaragara nk'aho buneshejwe, ariko reka ubwongere kwizera kugira ngo mu by'ukuri bitegure, kuko mu gihe kigiye kuza ugiye kubutabara no kubukura mu isi, maze isi ikarimbuzwa umuriro, ikayengeshwa no gushya cyane. Buri muntu wese umubashije kwihana, ari njye na benshi bazakurikirana iki cyigisho, utubashije kwihana kugira ngo tuzagusanganire kandi dufate imyanzuro myiza. Ibyo nsabiye buri muntu wese kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Yamuyemo yarasayuye, maze amagarika